Hello my people, nkaba ngarutse nongeye kwereka uburyo ushobora gukora amafaranga kuri interineti online, amafaranga yawe aho wiyicariye, waba uryamye, waba urimo urakora iki, ugakora amafaranga yawe online. Ikintu cya mbere uba usabwa ni iki? Usabwa kuba ufite email, ahantu bashobora kuza kohereza amafaranga yawe, wenda nko kuri ATM card, cyangwa ugafunguza account ya PayPal, bakazaba bakoherezaho amafaranga yawe, cyangwa se indi account iyo ari yo yose, ku buryo wazabona amafaranga yawe byoroshye. Wowe uraza hano kuri Chrome, nicyo kintu cya mbere ukora. Chrome kuzamo, uraza hano basacingira wandikemo short.st, ubundi usacinge. Ahangaha ubundi iyi website uburyo ikora, iyi ngiyi ufata wenda katuvuge ngo ugiye kuri YouTube, urebye video y'umuntu, uyisukuraho link yayo. Numara kuyikuraho uraza uyipestingemo aha hantu handitse ngo shorten URL. Numara kuyishyiramo yo urahita uyoherereza abantu kuri WhatsApp, kuri Facebook, kuri Twitter, kuri Instagram, ahantu ariho hose. Noneho abakanze kuri iyo link ubohereje bakareba iyo video, bakwishyura amafaranga bitewe n'igihugu uwo muntu arimo. Mu Rwanda ngira ngo ni $1 niryo batanga, uri hanze ni $5 kuri buri muntu urebye iyo video. Ukanze kuri iyo, niyo atayireba ngo ayimareho umwanya, gusa akayikandaho akabireba, bamwishyura $1 uri mu Rwanda. Noneho mu bindi bihugu nyine baba bafite urutonde, waza kujya kuri Google ukarureba, baba baragiye babitanga uburyo bazagenda bishyura bitewe n'igihugu umuntu arimo. Noneho hano ikintu ugiye gukora ni iki? Uraza hano handitse join, ukanda hano handitse join, tugeze bakuzana ibi. Noneho hano uba ugiye gusayininga in, noneho ikintu uza kuza ugakora, ngiye kubera ko ngiye mfite account ntabwo nabishyiramo. Ahangaha uraza ushyiremo email yawe, ahangaha ukonfaminge email, ukomeze uze ahangaha ushyiremo password, noneho wemeze ngo I have read and accept terms of use and privacy policies. Ahangaha naho uraza ushyira gatiki kubyemeye, uze hano verifying ko utari robot. Nurangiza uhita uregistaringa. Ahangaha noneho wenda bakubajije ngo select the swear with shame. Noneho shame ni utu tuntu turi hano hejuru, ukagenda uduselectinga, maze ukaza ugakanda kuri verify. Murabona ko babyemeye ko ntari robot. Noneho ugakanda register. Noneho ukanze kuri register, bahita bakuzanira kuri email yawe, bahita bakoherezaho message ivuga ngo ukonfaminge account yawe. Kanze mbereke iyo bahita bohereza kuri email yawe, bahita bakoherezaho message ivuga ngo ukonfaminge account yawe. Bahita bakohereza ibi ngibi kuri email yawe. Noneho ukaza ugakanda hano hari iyi link. Iyo ukanze kuri iyi link bahita bakuactivatingira account yawe, ugatangira gukora. Nongeye kwereka uburyo ushobora gufata link yawe kuri YouTube ukayipestingamo, ubundi ukayohereza kuri Facebook, kuri Instagram, ahantu aho ariho hose, mu magroup ya WhatsApp. Noneho urebye iyo video yawe, wowe ukabona amafaranga. Kandi biterwa n'abantu na video ushaka gukora. Ushatse wakora ama-link y'amavideo wenda nk'icumi, bitewe nyine n'uburyo ushaka ko bigenda. Wenda urugero turashaka gupostinga iyi ngiyi link y'iyi video, urabona ko gusayininga hano hejuru handitse m.com, uraza kandi ubundi ukora copy. Tukora copy, mara ukora copy urahandi zuriya sheni yacu. Murabona ko twaje kuri ya shorten yacu,
noneho uraza upesitingemo hano ya link yawe, uyipesitingemo gutya, noneho kandi hano handitse shorten, noneho murabona ko baguhaye bahise bayigira ntoya, noneho urahita ukanda hano copy kuri Instagram, ugende kuri Facebook, ugende kuri Twitter, ugende uyikopiye ahantu ushaka kuyohereza. Noneho umuntu uza gufungura iyo link akareba video y'iyo link, we barakohereza amafaranga, barayarabara bayaguhereza. Noneho uburyo bwo kwishyura njye nabo babwiye, uragenda ugakora PayPal account, cyangwa se ufite credit card yawe cyangwa se ATM card, ubishyiramo bakakwishyura, kandi bo bishyura buri cyumweru. Nimba wenda utangiye nk'uyu munsi kwa kabiri, ku wundi wa kabiri ubikuza amafaranga yawe bitewe n'uburyo wakoze. Kandi mutekereze kuri aya mafaranga, think about this money. Yeah man, amafaranga ni menshi cyane. Murakoze cyane, kandi ntimwibagirwe gukora subscribe, share ku bandi bose kugira nabo bamenye ubu buryo nabo babashe gukorera amafaranga online, aho kugira ngo bazabe birirwa bicaye mu mago batangire bakorera amafaranga. Murakoze cyane.